Misariro Seyeze, ndi kumwe na madame nitwa Pastor Margaret Nyirantungane. uyu munsi tugarutse kuri ya ngingo y'inyigisho hejuru y'abashakanye, urugo, icyo abandi bita urushako. Uyu mwanya insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi twayise imibanire ikomeza urukundo, kuko ubushize twaganiye ku rukundo nyakuri nk'inkingi ya mwamba y'urugo, komeza urugo, urukundo nk'inkingi ya mwamba ikomeza urugo. Noneho uyu munsi tuje kuganira ku bikomeza urukundo, kuko ni byiza ko tugenda buhoro buhoro, kuko iyi ni inyigisho y'ingirakamaro cyane kandi ikwiriye ko tuyigaho kandi tukayigaho kenshi, byanaba ngombwa tugasubira mu byo twize, nuko muri kure tutari hafi na hafi ngo tujye dukoresha n'ikizami kuko ibi ni byo bijya bintangaza ukuntu ibintu by'umwuka bikomeye tutabikoreshamo ibizami, ariko ibintu bizaduhesha akazi kakaduhesha amafaranga akaduhesha kwigenga, ibyo tuba tubikoresha ibizami. Kandi umuntu utarabyigiye atakorera ibyo atigiye. Abantu niko n'isi yubakitse, ariko ibi bintu by'ingirakamaro cyane ntituramenya uburyo nge namwe dushobora gukoreshanya ikizami kugira ngo turebe, ariko turizera ko umwuka wera aza kudufasha. Reka Margaret abanza asenge, hanyuma turasoma ibyanditswe byera. Data mu izina rya Yesu, tuguhaye icyubahiro wowe uduhaye uyu mwanya, turagushimira kubw'igihe cy'ingenzi no kuganira ijambo ryawe, tureba icyo ijambo rivuga hejuru y'urukundo, hejuru y'urugo, hejuru y'imibanire y'abashakanye, kuko ubwawe ni wowe wabiteguye mbere na mbere, niko ijambo ryawe ritubwira. Ni wowe wabyubatse, iki ni ikintu wubatse n'umushinga wawe muri gahunda yawe. Waravuze ngo tureme umuntu ase natwe, batware mu butware bwo gutwara no gutegeka ibindi byose waremye mwami. Kandi urabisobanura, uravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, maze ukajya ugenderera uwo muryango, ugasura iyo mibanire, ugasura iyo mibereho. Uwo ni wo munezero wawe, nibyo byishimo muri Edeni. Nubwo umwasatani ari we kidobza, yaje kurwanya, yaje kuburizamo, ashaka ko abantu badakomeza icyo wababwiye, ariko ntago warekeye aho mwami. Wongeye kurema ubundi buryo bwatuma wongera gusubirana ubusabane n'umuntu, byatuma urugo rwongera gusubira ku byishimo bya mbere, urukundo rwa mbere, urufatiro rwa mbere ariko Kristo. Niyo mpamvu mwami dufite ibyiringiro byo kubwira abantu ngo baze kuri Kristo, baze ku rufatiro nyarwo, baze aho urukundo ruboneka, kuko ijambo ritubwira ngo nk'uko wakunze abari mu isi cyane, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuko ushimwe ko nitubimenya, nitumenya uko kuri, nitumenya urwo rukundo, tuzabaho nk'uko wabigambiriye, nk'uko ubishaka, kandi tuzaba mu mahoro n'umunezero. Urakoze Data ko ugiye kutwigisha, maze tukumva icyo umwuka wera atwigisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze, amena. Amen. Amen. Duhora tubabwira ko iyi nyigisho ari inyigisho ituremerera, nubwo tuyikunda cyane kandi dukunda no gusangiza abatwumva bose icyo kintu cy'agaciro cyane. Reka tubanze dusome ibyanditswe byera, biraduha inzira n'umurongo, ariko nk'uko tumaze gusaba Imana ko bidufashamo, turaza kwitonda tuganire, turaza kwitonda rwose, twige hamwe namwe nk'abaganira,
Margaret agiye gusoma muri Yohana, ariko reka hasome nabanje gusoma mu migani. Ndasoma imigani 27 umurongo wa 5 n'uwa 6. Imigani ya Salomo umunyabwenge, birivuga ngo nta wamubanjirije mu gihe cye wagize ubwenge nk'ubwe. Hari ibyo yanditse mu migani ye. Reka dusome imigani 27 umurongo wa 5 n'uwa 6. Guhanirwa k'umugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Ndabisubiramo. Guhanirwa k'umugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Ibikomeye by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akabya. Guhanirwa k'umugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Naho bikomeye by'umukunzi, ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akabya. Ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akabya. Yohana 8 n'umurongo wa 31 na 32. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Amen. Amen. Narimvuze mu kanya nti turajyana buhoro buhoro nk'abaganira. Insanganyamatsiko twari tuvuze ngo ni ukubana, kandi uko kubana kukaba ari ukubana gukomeza urukundo. Urukundo nk'ingi ya mwamba ishigikira urugo. Ubwo turasa nabumvikanye ko ubushize n'ubu ipfundo ry'insanganyamatsiko ari urukundo. Inkingi ya mwamba, ariko rwo rukomezwa n'iki? Uyu munsi tukaba twavuze ngo ni imibanire. Iyo mibanire niyo tugiye kugerageza kwigira hamwe, ngo ni imibanire yihe yakomeza urukundo. Nsangwe basezeranyije ko turaza gutinda kumenyekanisha urukundo nk'uburyo burukomeza, kumenyekanisha urukundo nk'uburyo burukomeza, ariyo communication. Ariko urukundo rukomera rwaratangiye. Rutangira ryari urukundo mage? Urukundo rw'abashakanye rutangira ryari? Kugira ngo tumenye niba turukomeza hakiri kare, cyangwa niba turinda tukazageza twarabyaye abana, cyangwa dutangiye kujya kubaka inzu yacu, cyangwa dutangiye kugira imirimo itujyana hirya no hino. Urukundo tugomba kurusigasira tukarukomeza nk'inkingi ya mwamba ryari, kandi twabikora dute? Ni ikibazo gikomeye, ariko urukundo ni ikintu, ntabwo ari ikintu mu bintu uzana ngo uvuge ko wakibitse hariya kimeze nka zahabu. Ntabwo ari igikoresho uzana mu rugo. Urukundo ni rwo rutangira gutuma umuntu yabwira undi muntu ijambo rikomeye yenda atarabwira abandi. Ryari? Ni ukuvuga
ndavuga ko urukundo rujya rutangira abantu abashakanye batari abantu. so urukundo niryo jambo rya mbere abazabana babwirana. ndakabwira mugenzi we ati nakurebye njye ariko nakubwiye nabyibuka rwose twari ku Kabanga ubwo hari mu giterane cya David Ndaruhutse, nari muri vacances, hari umuntu wari wakundangiye barambwira bati nuriya nanjye nshaka uburyo ngo communica urukundo mfite tutarabana. hanyuma byari bihagije ko tubana? no. sincerely byagenze bite? urwo rukundo rwagombaga gusigasirwa kugira ngo rukure ruzageze aho rutubanisha. ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu ko turaganira n'aba bantu. urukundo nk'uko wari ubivuze, urukundo ni ikintu gitangira urugo rutaraba. narwita ko urukundo ni nk'urusoro ku mwana uzavuka. ni ukuvuga ngo umudamu aza kubyara umwana afite amezi 9, ariko wa munsi yabyaye sibwo twavuga ko aribwo umwana yabayeho. ahubwo habaho imbuto gusama, kandi noneho uko gusama kutaragaragara kuko iri kure na nyiri bwite ataramenya, na nyiri gusama ntabazi umunsi yasamye, ajya gutangira kumva ibimenyetso byako, ariko ari akantu gato cyane kazwi n'Imana yashize mu muntu. rero n'urukundo niko Imana irushyira mu muntu, hanyuma rukageza ubwo nabyita ngo rukura, rugasohoka rukavugwa, noneho uruhawe nawe akarwakira, kuko ntago ari abakubwiye bose ngo baragukunda nawe uhita usubiza ngo yego. kuko cyane cyane yenda nko mu ruhande rwacu abakobwa cyangwa igitsina gore, ni twebwe tubanza kuvuga ngo uyu muntu ko mbwiye ngo arankunda koko, kandi urukundo ambwiye aranshaka iki. ugashaka ngo umenye niba urwo rukundo agukunze ari urukundo ruzarama, cyangwa niba ari ikintu, hari inyungu zinda gushaka uza akanya gato. niyo mpamvu tutajya duhita dusubiza ku kanya ngo yego. nuko ubukiga ukavuga uti urakoze ariko nzagusubiza, ariko ndabizi neza ko nzagusubiza nziza ari iyo kubanza kuvuga ngo nzabisengera, menye ko uyu muntu wambwiye ngo arankunda, nibyo koko arankunda, nibyo koko azakomeza nankunde. niyo mpamvu nakubwiye ngo ngiye gusenga, ngiye kubisengera. nuko nari nzi ko hari Imana yanjye ishobora kunsobanurira ibiruta ibyonzi cyangwa ibimara impungenge, kuko tuzi ko mu ijambo ry'Imana abakozi b'Imana benshi bagiye basaba ibimenyetso nka ba Gideyoni, Imana ibabwiye gukora imirimo runaka. cyane cyane ushobora kuvuga uti niba uyu muntu yankunze, reka njye gusaba Imana inyereke ibimenyetso koko ko ari we uzankunda, kandi ari we Imana yateguye. ndumva ari nk'uko nabisubiza. mu itangira ry'urukundo, kuko turi kwiga imibanire irukomeza, Margaret yazanyemo ikintu ntakwita amakenga gusa, ariko reka tukite ngo ni amashirakinyoma. hari amashirakinyoma, hari ikintu gitwikurura, hari ikintu gituma usa n'uri kureba mu mutima uwakubwiye ko agukunda. icyo kintu sinzi niba nza gushobora kugisobanura, ariko ibiganiro byacu biradufasha, Mwuka Wera aradufasha, ijambo ry'Imana rirabivuga. imirongo twasomye, haba ari uwo mu Migani cyangwa uwo muri Yohana, nubwo tutari bubwirize cyane uyu munsi, ariko harimo inshinga ebyiri za tubera imfashanyigisho zadufasha. inshinga yo muri
mu migani ni inshinga fata yo ku murongo wa 5 ivuga ngo guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Reka nayo kuzita inshinga nzitizi qualificatif na circonstanciel. Ku mugaragaro n'urudaseruka. Poezi y'igiheburayo ni kwigimera umurongo verse umurongo umwe ujya usa naho usobanuye ubundi. Uyu murongo uratwereka agaciro ko gushyira urukundo ku mugaragaro. Urukundo rutavuzwe, a love concealed irutwa ngo na open rebuke. Noneho ngashaka ko mwitangira by'abashakanye hakwiriye kubaho ibimenyetso by'uko uyu agaragariza mugenzi we ku rukundo rwe ari urukundo rw'ukuri. Ikintu kirakomeye ariko nge ndibuka icyo nabwiye mugenzi wanjye. Namubwiye uwo ndiwe, natangiye uwo munsi wa mbere namubwira nti njya mbona ko nzaba umuntu uziyegurira Imana mu mirimo yanjye, kandi ubwo ntabwo nigaga iyobokamana rwose, ariko kuko nari naramaze kumva Imana nanjye mwumvise ko aricyo yavuze n'abagiye kubaza. Nari naramaze kumva Imana impa insobanurira uwo ndiwe n'icyo nzaba cyo n'icyo nzakora. Sinatindiganije kutamubwira amazina gusa yanjye, namubwiye n'icyo numva ndicyo nubwo ntari cyo ubwo ngubwo. Icyo ndacyita kudahisha mugenzi wawe amakuru y'ibintu uri passionate about, ibintu wumva bidefinisa kubaho kwawe, ibintu wumva biruta ibyo wakwibwira wowe gusa gukora. Aha ndiko navuga ngo Imana numvaga ntahisha ibyo yambwiye, ntahisha ibyo yantegetse kuzaba byo, nubwo ntari imyiteguriye icyo gihe. Kandi yeme hashize iminsi myinshi cyane ntababwira, imyaka myinshi cyane, ubwo hari 1991 naje kujya mu ivugabutumwa mbazwa itorero muri 2005. Wari hashize imyaka myinshi cyane. Nyuma yabwo naje kongera kumva umuhamagaro unjyana mu mazi magari yabyo, ari wo ndimo ubu ngubu. Iki abatabwiranye ibi ukuri kose mbere nta bibazo bijya bizamo, kuko turacyari kuri stage ibanziriza kuza ku bana. Abatabwiranye ukuri kose, nubwo icyo ngicyo ushobora kuvuga uti cyo ni igisanzwe, ariko hari umukobwa ushobora kubwira ati reka ko namumvise abahungu muri counseling tubamo, hari umuhungu ubwira umukobwa cyangwa umukobwa abwira umuhungu ngo tubanze tubisengere, tubanze tubaze Imana. Umuhungu akamuseka we, cyangwa umukobwa akavuga ngo nge nawe ibyo kubana kwanjye nawe tubanze tubisengere, agafatiye n'undi agafatiye. Ko navuga ngo kubwizanya ukuri kw'icyo muzi muri cyo, kudahisha mugenzi wawe uzi kuri we by'ukuri, kuko amazina yanjye na data bambyaye ni njyewe koko, ariko nge nyakuri nicyo nzaba cyo, kandi icyo nicyo abagiye kubana nacyo. Abagiye kubana n'umupasitori, abagiye kubana n'umuvugabutumwa, abagiye kubana n'umucuruzi, abagiye kubana n'umuntu ukorera kure, abagiye kubana n'umuntu ugira abashyitsi benshi cyangwa umuryango munini, abagiye kubana n'umuntu wamaze kubyara, abagiye kubana n'umuntu simbizi. Hari ibintu byinshi bituranga tutari twaza kubana. Ibyo bintu tujya tubibwirana,
ibyo bintu tujya tubibwirana. Ndagira ngo mbere yo kubana tugirane inama yuko dukwiye kubwizanya ukuri. Ejo bundi twakurikiraga runana nyina wande amubwira amubaza iby'umufiyanse we kandi bateguraga ubukwe. Nyina aramwihanangiriza amubwira ati nyiranaka aturamenya utazabwira runaka ko hari umwana ufite ari mukuru, aha tutazavuga ukikoroga cyangwa ukivangira cyangwa ukibuza amahirwe yo gushaka. Aho hasa n'aharimo kwimana icyizere. Iki kintu nicyo twashatse kugira ngo tukivuge tujya gukomeza ku mibanire. Wagize icyo kivugaho? Twari twavuze ko mu bikomeza urukundo nabyita ko ari nk'ingingo ya mbere ari ukubwizanya ukuri, kubera ko ni kenshi duhuye n'imiryango, abashakanye, yewe n'abatana. Abantu benshi batana badivorsa, ugiye kubireba mu by'ukuri sinavuga ngo yenda 100% ntiharimo abatandukanywa n'ubukene, ariko nibo bake abantu bashobora gupfa ubukene, bagapfa kubera ko bafite amafaranga make cyangwa amasambu mato cyangwa ibyo kurya bike, nibo bake. Ariko abantu benshi batandukana ni abatabwirana ukuri. Yenda akaba afite ikintu yamuhishe bakiri muri fiyansaye, undi akazakimenya bamaze kubana, noneho agatangira kumufata nk'umubeshyi, kumugirira icyizere, bikananirana. Rero navuga ko kubwizanya ukuri nicyo kintu gituma urukundo rutabamo amakenga, rudatokora. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo niba umuntu yakubwiye ngo ndagukunda, umuntu wakubwiye ngo ndagukunda ntagomba kongeraho no kuvuga ngo nakubeshye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakubwiye ngo ndagukunda, ugomba kwizera iryo jambo kuko atabeshye, koko agukunda. Kandi bikagaragazwa n'iki? Nuko akubwije ukuri. Abantu bamaze kubana rero, ni ukuvuga ngo niba wa mwanya wa fiyansaye, nubwo wabwira umuntu ukuri ariko umubwira bike cyane. Yego wambwiye ko wumva muri wowe ukeneye gukorera Imana, ariko ntago byari bihagije ko mpita nizera ko uri umukozi w'Imana 100%, kuko hari n'abiyita abakozi b'Imana kandi atari bo. Ariko iyo tumaze kubana tukabwizanya ukuri, tukabana mu kuri, ijambo ritagenze neza tukarivuga mu kuri. Hari ikintu kare tugitegura twari twavuze ngo turi buze kukivugaho. Abantu bajya batekereza ngo abantu bakundana ni abantu bari perfect, ni abantu b'intungane. Yewe natwe bari kwigisha, umuntu yavuga ati iriya kapo irimo kwigisha, buriya bo bega ibintu byose barabitunganyije, ni umugabo mwiza, ni umugore mwiza, nta kabazo kandi bagira. Oya, ntago ari cyo bivuze. Ahubwo bivuze ko kubwizanya ukuri ni uburyo bwo kubwizanya ukuri kugira ngo nicyo umuntu atatunganyije, kuko hari havuze ngo gucyahwa kumugaragaro ngo biruta urukundo ruhishe. Bivuga ngo uwo ukunda wanamucyaha, uwo ukunda wanamukosora, uwo ukunda wanamwigisha, uwo ukunda wanagira icyo umugayaho, ariko ukabikora mu rukundo. Twavuze ko tuzakora ibintu bimeze nk'ibiganiro rwose, kuko imibereho rwose ikwiye kuba mo ibiganiro. Turabwirana ngo tuzabwira abantu ngo mu gihe tumaranye, mu gihe tubanye mu myaka 28, yenda si myinshi cyane kuko hari abari imbere yacu,
nanone si na mike kuyo tumaze muri uru rugendo. Twabwirana ko tujya dukosorana ariko ntitujya dutongana. Icyo kirasa nkaho yenda wakibaza gute. Gukosorana ni ukuvuga ngo niba hari ikosa nakoze, mugenzi wanjye azi uburyo ashobora kunkosora, kandi mu buryo n'igihe n'ahantu, kuko tugomba kuba nk'umugabo n'umugore tugira ahantu hacu twenyine, aho tuganirira, aho dukosorera ibintu, aho tuhananira, aho dukosoranira, hatari muri rubanda, hatari mu bashyitsi cyangwa mu basangwa cyangwa no mu bana bacu. Uko niko urukundo rw'abashakanye rushobora guhana, nka kwa kundi yavuze ngo gucyaha ku mugaragaro cyangwa kubwira mugenzi wawe ikitameze neza biraruta n'ukuri guhisha, kuko nshobora kugira ikosa utarimbwira sindi kosore kuko sinzi ko nakosheje. Rero nkavuga ngo ukuri ni ingingo ikomeza urukundo. Ariko iyo umbwiye uti cya kintu wakoze ntabwo cyari cyiza na gato, ntabwo cyari kinoze nk'umugabo wanjye, ukaza kugira igihe ubimbwira, ni ukuvuga ngo mfata ingamba zo kwikosora, kuko nabonye umuntu nkunda ushobora kucyaha cyangwa akankosora cyangwa akangira inama. Icyo rero gikomeza urukundo. iki ngira ngo hari n'ubundi twakivuze ariko ntacyo bitwaye kugisubiramo. Twari tugisa naho tugiye gusoza ku ngingo ibanziriza ku bana nyako, abantu bakitegurira ku bana. Twari tugiye gusoreza ku kintu cyo kuvuga ngo kubwizanya ukuri kandi gutuma mugenzi wawe akumenya kandi akakugirira icyizere, no kumubwira ibiri byo, no kumubwira ibiri byo bimureba, no kuvuga nkamenya kuvuga ibindanga cyangwa imigambi yanjye cyangwa amaproje yanjye cyangwa inshuti zanjye ndetse n'ibyo nanga. Kandi mu gihe gito cyangwa kirekire cya fiançailles hakagaragaramo ukudahinduka, kudahindagurika mu mvugo, bijya bituma uwo mutangiranye urugendo rwo kuzabana amenya uwuriwe ashingiye kuri pattern, ashingiye kuri consistency, ashingiye ku bikuranga bitajya bihinduka. Kuko niba ari umuntu uvuga make, hari ukuntu aba consistent mu kutavuga. Umunsi byahindutse akavuga byinshi, mugenzi we akavuga atari ko ntabwo ari uyu. Iyo bigaragaye kare, uwo mutangiranye urugendo atangira noneho kureba ngo niki cyabiteye, cyangwa ubundi yajyaga ndyarya, cyangwa ubundi nari ntaramumenya neza. Uko niko abantu bagenda bamenyana. Ariko twavuze ngo ingingo iyo muri icyo gihe cy'abatarabana twagiye tuvugamo ibintu byinshi. Hari ukubwizanya ukuri, hari ukwibwirana bihagije, noneho hari nuko kuba riyo. Kuba riyo ni ukuvuga ngo abahungu bajya batunga agatoka abakobwa benshi cyane ngo ntabwo baza baba riyo, ntabwo bajya baba abo bari bo mu by'ukuri, kugeza igihe bazashakana bakabona kubihindura bakabereka abo bari bo by'ukuri. Ingero zo ni nyinshi, yenda hari n'abahungu nabo bameze batyo. Ariko icyo twavuze ngo ntabwo gikomeza urukundo, kutaba riyo, kutaba wowe uriwe mu by'ukuri ngo uvuge ibikuranga. Hari igihe bibazanira ibibazo kandi cyane, kubera ko murimo gutungurana ku bibaranga, murimo gutungurana ku makuru mutabwiranye. Ni ukuvuga ngo tugiye gukomereza ku kintu cyo kumenyekanisha ibitekerezo cyangwa communication
nk'uburyo bukomeza urukundo. Kumenyekanisha ibitekerezo, imigambi, inyungu, imishinga ndetse n'amarangamutima. Urumva icyo tumenyekanisha? Tumenyekanisha kuri bagenzi bacu kubo dukunda, tukababwira imvamutima zacu n'icyatubabaje, tukabaha amakuru y'icyadushimishije, tukababwira ibitekerezo n'imishinga, tukababwira inshuti n'ibiduteye ubwoba, impungenge n'ibindi byose. Ibyo turabibwirana, ariko tugakora n'ibindi mu rwego rwo kumenyekanisha. Communication, kumenyekanisha, turacyita kumenyekanisha. Ibiganiro ni uburyo bumwe bwo kumenyekanisha. Niyo mpamvu nahisemo ijambo kumenyekanisha. Ibiganiro ni uburyo bumwe. Reka manze mbisobanurire ngo Margaret aze kudufasha twese hamwe. Ngira ngo abenshi muri abasomyi, hari umuhanga umwe wavuze ngo umuntu wese muzima ujya kubaka urugo ngo aba afite ubushobozi bwo gukunda, aba ashobora gukunda, kandi buri muntu wese ufite ubushobozi bwo gukunda agira icyo akunda n'icyo yanga. Ariko ikibazo ngo kijya kibaho mu bashakanye nuko ngo hari abakunda, bashobora gukunda, bashaka gukunda, ariko batazi uburyo bamenyekanisha urukundo kuri bagenzi babo, batazi uburyo basangiza abo bagiye gushakana urukundo. Icyo cyumvisa? Naremvuze ngo umugabo cyangwa umugore, umuhungu cyangwa umukobwa, umusore cyangwa inkumi agera ku myaka yo kubaka afite ububasha, nako afite ubushobozi bwo gukunda. Aba afite ubushobozi bwo gukunda uriya yakunze, kuko ukunda aragukurura, kandi iyo ukururutse, iyo ukuruwe n'urukundo uba urufite, uba ufite mu mutima wawe imbaraga n'ubwenge n'amahitamo n'ibyishimo bizirikiye kuri ubwo bushobozi bwo kwidantifiya n'umuhungu cyangwa n'umukobwa wumva mwazabana. Abantu hafi ya bose bagira ubwo bushobozi karemano, ariko ngo si abantu bose bajya bitondera kumenya uburyo kandi no gushyira mu ngiro uburyo bwo gutanga uru rukundo, bwo gusangiza abo babana urukundo. Niba icyo kibazo gihari, cyaba giterwa n'iki? Ndumva ari ikintu gikomeye, ariko ntekereza ko impamvu umuntu adashobora kuba yamenya gutanga urukundo kandi arufite, nabyita ko ni igihe cyangwa ni ukudaha igihe kw'abashakanye kugira ngo mubashe kuganira. Kuko iyo muganira n'umuntu, icya mbere, ibiganiro ni inzira yo kumenya mugenzi wawe cyane, ni inzira ituma umuntu amenya uwo babana. Ushobora no kubana n'umuntu atavuga cyane, atazi kuvuga, ariko iyo umuhaye igihe ukamutega amatwi, mu magambo ye make ashobora kuvuga ijambo rimwe, ariko ukabumenya icyo akunda. Kandi iyo umenye ko iryo akunda, noneho n'icyo ukora ukabukominitse rwa rukundo.
ubwo urasa n'uri kuvuga ngo Mm. guparataja urukundo cyangwa gusangiza abandi urukundo Mm. birenze amagambo tuvuga. Yego, birenze amagambo. Reka reka twongereho icya kabiri. Hari amagambo Yego. ariko hari n'ibikorwa. Mm. Huh? Mm. hari ikintu wakora kubera ko wankunze utazi kuvuga byinshi ariko wabikora inshuro nyinshi nkamenya ko nkunda. Ubwo tuvuze ibikorwa. Hari n'impano. Umuntu ashobora kuba atantwariye imodoka ngo ajye kuyisigisha irangi niba hari aho yakobotse muri agisida, kuko njyewe nagize akazi umufasha wanjye akibwiriza kuyijyana atambwiye, ngataha nsanga yayitunganyije. Icyo ni igikorwa abakoze kinyereka ko anyitayeho, kandi iyo uwo mubana abikoze kabiri gatatu akwereka ko akwitayeho, icyo ni ubundi buryo butari amagambo bumenyekanisha urukundo. Ikindi ni uko ashobora kutambwira, ashobora kudakora igikorwa ariko akanzanira impano kugaragaza, yaba ari imvugo, rwaba ari ururimi, tubyite gutya, yaba ari imvugo y'urukundo. Hari n'ibindi ariko hari ikintu numva gikomeye tuza gutindaho. Niki dushaka dufate urugero. Twari tuvuze amagambo, twari tuvuze ibikorwa, twari tuvuze impano. Muri ibyo bitatu niki kijya kikubwira? Hari kimwe muri ibyo byombi kijya kikubwira ko ngukunda? Muri ibyo byose wavuze nta na kimwe. Urumva nawe? Muri ibyo byose wavuze nge ntago ari cyo cyagira icyo kimbwira. Ibyo uko ari bitatu ndumva atari byo bishobora kumbwira urukundo. None urukundo hari urwangira ubona ryaro. Hari abakunda impano koko, aba mama benshi dukunze kuganira, iyo uwo mubana cyangwa uwo mwashakanye akuzaniye gift. Hari abandi bishimira ko azirikana anniversary ye, hari abandi bakunda ko amukorera surprise. Yewe ibintu byiza cyane cyane mu mijyi. Ariko ngewe ikintu nkunda nuko uwo twashakanye ampigihe umwanya wo kuntega amatwi, akanyumva, akumva icyo nshaka kumubwira, akabyitaho. Niba ari icyo mubwiye ngo ndifuza ko hari icyo twaganira, akabiha agaciro, akabiha umwanya. Cyangwa niba mvuye ahantu mu murimo, mu gikorwa, mu rugendo, kuko muri iki gihe abantu bafite ibintu bahugije, buri wese bafite telefone iriho WhatsApp, bufite inshuti, bufite abo wandikirana nabo n'abandi. Noneho ugasanga n'umwanya wagenewe communication, umwanya wagenewe ikiganiro, yenda umuntu arasa nkaho atafite umwanya wo kuba ari kukumva, ugasanga ari muri telefone akakubwira ngo ngaho vuga ndakumva, yenda akaba afite ukuntu ari gucatinga. Mba numva ngewe byagarukira aho ngaho. Ariko kumpa umwanya, gutega amatwi, kuntega amatwi, urabizi ko njye mbikubwira akenshi iyo navuye mu rugendo, yenda narindi mu safari cyangwa narindi mu ivugabutumwa, iyo ngarutse, niba wari uri mu rugo ukanyakira, ariko ibindi ukaba ubishize ku ruhande, ukabanza ukantega amatwi, nkakubwira icyo nakoraga n'umurimo uko wagenze, kiriya kinyereka ko nkunda. Yeme simbabwira byinshi ariko
ngira umugore Margaret, iyo avuye ahantu, dore ko rimwe na rimwe imirimo itujyana hirya undi hino, ariko ntangazwa nuko iyo duhuriye mu rugo cyangwa akansanga kuri office, maze kumenya muri iyi myaka 20 na tubanye, maze kumenya ngo ntashobora kujya ku yindi ngingo n'iy'ibyo mu rugo duhuriyeho atara playing back, ataravuga ibyo yavuze n'ibyo bamushubije, ibyo yabonye n'ibyamutangaje, ibyo yize n'ibyamunejeje, ibyo yabonye n'ibyamubabaje, akabivuga byose. Iyo ari urugendo rwakuravuyemo bishobora gutwara nk'iminsi 2 3 agenda afata umwanya munini avuga ibyo yabonye, kandi ubwo kereka tutari kumwe. Ariko iyo turi kumwe iteka, nge nize guceceka no kumviriza no kumvisha umutima no gukomanta no gutuma avuga, kugira ngo numve ibyamunejeje, numve ibyo yize, yenda nanjye nigiremo. Ariko cyane cyane mwereke ko yatashye mu rugo, mwereke ko namuhaye igihe. Hari igihe binsaba igihe kirekire nkamusaba imbabazi, nkamubwira nti hari ibintu byihuta cyane mfite, hari akazi kameze gutya na gutya, buretse. Ariko namenye ko sa amagambo mubwira ngo ndamukunda, nubwo nayo ari meza. Twavugaga iby'imitoma ubushize, si impano n'ibikorwa nshobora kumukorera nabyo arabishima, nabyo avuga anejejwe nuko nabikoze. Ariko imiterere ye na personalite ye niyo kungomba umwanya wo kumutega amatwi. Byaba ari byiza byinshi yahuye nabyo, abakeneye kubinsangiza, kandi iyo nemeye gusangira nawe ibyo ari kumbwira, ayambwira ngo nibyo bimwereka ko mukunda. Hari umuhanga n'ubundi wavuze ngo abantu bakunze kuvuga ngo umwanya w'agaciro wo kuganiraho, wo kumenyekanisha ibihema mvamutima. Ariko hari uwaje gusobanura ngo kubashakanye bo umwanya ntitwawugera kuri ku ahantu twasohokeye, ariko bivana n'umuntu nanone. Ariko aravuga, uwo muhanga aravuga ngo umwanya ugerwa ku ngano yawo. Abashakanye bo bakwiye umwanya uhagije, umwanya munini wo kubana, kuko nkuko twatangiye tubivuga mbere, umwanya munini wo kubana mucuranga ya ndirimbo muzi ngo nizi basangiza urukundo, niba ariyo gutegana amatwi, niba ariyo kubwirana amagambo meza, ariko mugasangira umwanya ukwiriye, umwanya munini uhagije ubafasha mwembi. Kandi n'igihe mudashobora gutindana buri kanya, ariko mukaba mubiziranyeho, buri wese akajya ahabwa umwanya ungana n'uwo azi ko mugenzi we aza gufashwa nawo. Nuko rero ikindi gikomeza urukundo rw'abashakanye ni ikibazo. Mu by'ukuri uyu munsi twahisemo kubyita ngo nk'uko twavuze ngo ikintu gikomeza urukundo, imibanire ikomeza urukundo. Twavuze ko umuntu wese ajya kubaka urugo atangiriye ku rukundo, kandi urukundo ni ikintu kiva ku Mana,
nta muntu n'umwe wavuga ngo urukundo rufite imizi, kuko urukundo ruva ku Mana. Niyo mpamvu Imana iruha umuntu kandi ikamuha n'uwo agomba gukunda. Ariko ikintu abantu igiye gituma urukundo rushira nuko imibanire bajya batangirana, imibanire bajya babamo cya gihe cyo muri fiançailles, cya gihe yewe bakiri n'abajene mariye babasha kwitanga, umuntu akitangira mugenzi we. Kuko iyo tugishakana umuntu ntajya yumva ko ashaka kwigirira neza, aba afite muri we ashaka kugirira mugenzi we neza. Ariko ikintu kijya kimara urukundo, njyewe narwita ko urukundo ni nk'imbuto umuntu yavuga ko atera cyangwa biba. Utabagariye, abahinzi yenda ni ikintu muri rusange abantu basanzwe bazi, urubuto watera nturubagarire, nturuvomerere, nturwuhire, mu kuri ntiwatekereza ko uzarukuramo umusaruro. Ariko uru rukundo Imana ishyira mu mitima yacu tukarubwira bagenzi bacu, bigatuma umuntu asiga se na nyina, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, umugabo agasiga se na nyina, umugore agasiga se na nyina, mukajya gutangira ubuzima bwanyu. Numva ko icyakomeza uru rukundo kandi rugakomeza kugira imbaraga ni ukuruvomerera, ni ukurwuhira. Ndaza kuvuga ibisobanuro, yenda iyo ni urugero, ni inyito. Ni ukurwuhira. Nk'uko umuhinzi ajya ashyiramo imbaraga, niko n'ababanyi, abashakanye bagomba guhora babyitwararitse. Hari umudamu wigeze antumira ngo yifuza ko nzigisha hejuru y'abashakanye, aravuga ati mu by'ukuri ndifuza ko uzaza kutwigisha bari abamama bonyine. Ariko ndamubwira nti isije wanyase, sinzi ko nayigisha abagore bonyine, ahubwo byari bisabye abagabo n'abagore. Hari biriya twavugaga zo kuvugana no kuganira no gucommunicatinga, ni ikintu cyegeranya abantu. Arambwira ngo dufite abakristo bo mu nsengero, nta nubwo tuvuga ko wenda ari abantu bataramenya Imana. Umugabo n'umugore umunsi wose wakwira yaguze amayinite, afite pake, atelefona, agahera mu gitondo ahamagara, pake y'umunsi ikarangira. Mu bantu bose yahamagaye hatarimo umugabo we, mu bantu bose yahamagaye hatarimo umugore we. Udashobora kubaza uti mugabo wanjye rwa rugendo mwagezeyo amahoro? Arambwira ngo ibyo hari abagore batabikora. Hari abagabo bashobora kujya mu kazi azi ko yasize umugore, ari mu bana, ari mu mpinja, ari mu kazi kandi kamugoye, cyangwa yewe yanasize atanameze neza no kuba yasiga yenda narwaye, ariko akagenda akajya mu kazi. Yego korakorera urugo, yego yagiye mu bucuruzi, ariko ntafate n'agahe na gato ko kuba yahamagara mugenzi we, inshuti ye, umukunzi we, ngo avuga ati mukunzi wanjye, inshuti yanjye, wiriwe gute, umeze gute, bya bintu nagusigiye bigeze he? Umuntu akaba azi ngo yarwaye, umugabo arahari, nubwo yagiye ku kazi, yego arakorera amafaranga, ariko mu by'ukuri wambwira ko urwo rukundo rwabagariwe? Kuko ntiwarwara ngo njya numva bavuga ngo hari umusaza umwe witsamuye ari mu modokari ngo buri umuntu umubwira ngo kire, abwira shoferi ati hagarara shoferi, hagarara mvemo, ati kuko nta bantu turi kumwe rwose, ndashaka kuva muri iyi modoka. Niba umuntu yitsamura ntihagire umubwira ngo kire, ati bwose koko namenya nte ko aba bantu tujyana ari amahoro? Rero mu bantu bashakanye ndagira ngo mbibutse ko kubagarira urukundo ari ukwitanaho kandi ari ukubanza mugenzi wawe. Rero icyo kintu ni ikintu gikomeza urugo, gituma wumva ko mugenzi wawe ari ku mutima. Nanone muri kwa kuri twavuze, abantu mu kubwirana ukuri bizana icyizere, kuko ukuntu abantu babanye bahishanya ibyo babona. Ni kenshi tujya kuganiriza abantu, ukumva umuntu arakubwira, akakubwira mugenzi we nawe mwahura akakubwira undi, ukavuga utari ko mu by'ukuri uwabeshye ni uwuhe, uvuga ukuri ni uwuhe? Ukibaza ukuntu abantu babiri
badashobora kubwirana ukuri, ari abantu batanganye urugendo bashakanye. Niba ari amafaranga nabonyeho nagiye mu bucuruzi, akaba ari umugabo wanjye cyangwa akaba ari umugore wanjye, sinze ngo mubwire ko nabashije kunguka, nabashije kubona Imana ingiriye neza, ngo abe ari we muntu wa mbere mbisangiza twishimane. Ngo niba ari ikibazo nanone kandi nagize cy'uruhombo, ngo abe ari we muntu wa mbere nza kubwira akababaro nagize, ko nahombye, ko nibeshye nkahomba. Sinzi ko urwo rukundo rwagumaho. Byanga bikunze haba hari undi ujya kubibwira. Hari umuntu w'umuturanyi nkunda cyane, yarambwiye ngo nk'uko umuntu ajya yibeshya ukaba washora amafaranga mu kintu runaka kigahomba, ngo niba ari n'umugore wawe wakoze ikintu nk'icyo yenda agahomba, ni byiza ngo ko muganira ukamubwira ngo iki kintu wakoze si cyo, ntabwo wajyaga kubikora gutya, ariko ukabikora nka kurya nawe ushobora kuvuga uti iyo mbimenya simba nagize gutya, nyuma yago ukaza kwibabarira ukavuga uti ni amasomo nize, ahasigaye nzakomeza. Iyo rero abantu nanone mu mibanire hagomba kubamo urwo rukundo rutuma mubabarirana. Ikintu umuntu yakosheje ntukibike ngo niyongera no kuzakora ikindi yakosheje nasaba imbabazi uvuga ngo nubundi n'ikindi gihe warabikoze. Hari igihe abantu bajya basaba imbabazi bakababarirana, ariko umuntu yasubira gucumura akongera akazana ibyo yari yarababariye yataye muri puberi, akabikurayo akavuga ati n'ubundi dore n'iki cyawe wari waragikoze, bigasa nk'aho atigeze amubabarira. Reka duse n'abantu baza kugana ku musozo, duse n'abantu basubira mu kiganiro, noneho dukuremo ibyo tugomba kwandika ngo bizadufashe, kuko no mu kinyarwanda gisanzwe bavuga ngo ukuri gushirira mu biganiro, ariko ukuri tugiye gukura muri ibi biganiro ni ukuhe? Ukuri twavuze muri ibi biganiro ni ukuhe? Ko twari twiyemeje ngo turaganira ku mibanire ikomeza urukundo inkingi ya mwamba y'urugo. Twavuze ibintu byinshi, reka mbibutse hanyuma tuze kureba inyungu twakuramo. Twasomye ko aba bana bashobora gucyahana ku mugaragaro bikaruta guhisha urukundo rutagaragaye. Twasomye ko hari ukuri tugomba kubwirana, ubwo kubera ko turi kuvuga urugo, yego ukuri yasomye muri Yohana ni ukuri Yesu niwe wivugaga ko ari we kuri, abayuda bagombaga kumenya kukaba ukuri kuzababatura. Ariko no mu buzima social, no mu buzima busanzwe bw'imibanire, iyo abantu babwizanye ukuri kubahesha kugirana umudendezo, bakabohoka. Twasanze ukuri dutangira kukuvuga tuvuze abo turi bo, nibyo dukunda, nibyo twanga, nibyo dutinya, nibyo twanyuzemo, nibyo dufite, nibyo tudafite, n'imishinga n'ibindi, ariko mu buryo budahindagurika, kugira ngo abagiye kubana buri wese aba afite byibuze ibintu 4, 5, 6 ashingiraho kwibwira kwazi mugenzi we, kandi mugenzi we aba yaramweretse ukuri kuri ku mutima, akamubwiza ukuri kw'ibyo azi, yamumenya, noneho bakabana. Twasanze kubana kwiza gukomeza urukundo ari ukumenya gusangira urukundo, spreading love, sharing love, gusangiza uwo mubana urukundo. Twasanze hari inzira nyinshi dushobora gusangizanya urukundo.
twaje kugitindaho ariko twavuze ngo urukundo ruramenyekanishwa mu magambo, urukundo rukamenyekanishwa mu bikorwa, urukundo ukarumenyekanisha mu mpano, urukundo ukarumenyekanisha mu igihe uha mugenzi wawe, urukundo ukarumenyekanisha no kubana umubiri ku wundi. Buriya umugore n'umugabo si inshuti nk'inshuti zisanzwe, ni inshuti Bibiliya ivuga ngo bakaba umubiri umwe, kuko Adamu n'umugore ngo bari bambaye ubusa, ariko ngo nta wari ufite isoni kuri bwa mugenzi we. Bivuze ngo ubugingo n'amarangamutima n'imibanire byabo byari byaravanze. Izo ni imvugo nk'eshanu cyangwa n'inzira eshanu urukundo rwacu turumenyekanisha, kandi iyo tubikoze mu ahantu hakwiriye no mu gihe gikwiriye, urukundo rurakomera. Udashobora kurumenyera ku kuba umugabo we atamuca inyuma, kuko hari abataracana inyuma kuva batangira kubana kugeza ari bakuru cyane, n'abana babo ari bakuru barashyingiye, ntawaciye inyuma y'undi. Ariko yenda umugore cyangwa umugabo avuga ati sinzi niba mugenzi wanjye nkunda. Urumva ukuntu bitangaje? I don't feel like he or she likes me. Sinzi niba nkunda, kubera ko umubiri n'undi yabaye umwe, ariko ahari hari iyindi nsinga y'umurya umugabo cyangwa umugore ataracuranga, yenda niyo kumubwira ijambo ryiza. Hari umunyakenya wajya uvuga ngo ngo nibagiwe ikintu, agiye ku kazi akagaruka yiruka akavuga ngo hari ikintu yibagiwe, yahagera akavuga ngo yibagiwe gusiga abwiye umudamu we ko amukunda akabona gusubirayo agacana imodoka akajya mu kazi. Sinjya mbibwira Margaret turi mu bandi, ariko ngira ngo iyo jambo ryanjye ararizi. Si ngombwa, yenda si bibi akenshi ngira ngo twanabivuzeho ubushize ko hari igihe umuntu ahaguruka akavuga ko akunda umudamu we cyangwa akavuga ko akunda umugabo we rwose mu materaniro cyangwa ahandi hantu mu bantu benshi, ariko umugore atabizi niba iryo jambo avuze muri rusange ajyana arivuga bari bonyine. Yabizi neza ahubwo ko atajya arivuga. Rero natekereza ko urukundo mbere y'uko abandi barubwirwa rukwiye kubanza kubwirwa nyirarwo. Naringeze aho ho kuvuga ngo hari abantu bitwara neza ntibacana inyuma. Ni ukuvuga ngo du point de vue sexe n'umubiri ku wundi ntabizerwa, ariko kubera ko ari abizerwa kuri icyo yenda cyo cyane, ariko iminsi igashira umugore agitegereje ngo hari umugabo yamubwira ijambo, kuko abagore bakunda kubwirwa, bakunda kumva uko abagabo babo batekereza ku rukundo rwa bombi. Yenda imyaka igashira ari 20 umugabo atarabwira umugore ati ndagukunda, umugore akaba ataragira ikintu yakwibwiriza ngo azanire umugabo nk'impano, niba umugabo akunda impano ariko ajya zihabwa n'abandi. Ndimo ndagira ngo tuzasoze none inyungu zo gutumanaho zaba ari izihe dukoresheje uburyo bwose twamaze kumenya ko bagenzi bacu, mugenzi wawe ari bwo buryo bumumenyekanishaho urukundo rwawe. Inyungu zaba ari izihe kugira ngo dusorezaho? Kuko ibyo turi kubwira abantu ntibikwiye kuba imbwirwaruhame gusa, ntibikwiye kuba ikiganiro gusa, bagomba kukibonamo inyungu. Inyungu ni iyihe? Yenda dusoza navuga ko inyungu ari cya kindi twavuze ngo ni ugushimangira urukundo cyangwa ni ugukomeza rwa rukundo. Mwibuke ko twatangiye tuvuga ngo
ni inkingi ya mwamba ya mwamba, ni inkingi ikomeza urugo, ni inkingi igomba kugumaho, kandi twanabigereranyije n'urubuto rugomba guhingirwa no kuhirwa kugeza ubwo rwera rukagira izindi nyinshi. Ni ukuvuga ngo ibi byose iyo tubashije kubana mu mibanire, tuganira, tubwizanya ukuri, tutaryarya, tutabeshya cyangwa ngo tugire icyo duhishanya. Kandi twavuze ko mu kubwirana ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu aravuga ibintu byiza gusa ngo mvuge ko nkora ibintu byiza, oya, na cya kindi ntajya nshobora mugenzi wanjye nkwiye kuba ntakimuhisha kugira ngo anamfashe. Kuko ubushize tuganira twavuze ko ibintu byinshi birimo kwica ingo ni uko mu kujya gushakana abantu benshi baratangira atari urukundo rubateye, ahubwo bitewe na ya modoka yabonye kuri mugenzi we, cyangwa amafaranga yabonye, cyangwa inzu yabonye, cyangwa ikindi kintu amushakaho inyungu. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kigiye gituma imiryango isenyuka ni uko nta rukundo ruba rwatangiyeho. Ikindi kandi naho ruri, iyo tutarukomeje ngo turusigasire, noneho usanga tubashije kutegerana, ugasanga tutabashije gukomezanya mu mwuka wo kunezerwa. Kuko iyo habayeho icyizerane gike, dutangira kumva ko mugenzi wawe ari kure, icyo akoze niwe wakibabarira, ahubwo ukumva kiremye impamvu yo gutana. Hari umurongo wundi numva hano mu Migani ibice 10 n'umurongo wa 12 haravuga ngo urwango rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. Ni ukuvuga ngo urukundo aho ruri rujya rubasha gutwikira mugenzi wawe, rujya rubasha gutwikira ibicumuro, rujya rubasha gutwikira intege nke. Ariko aho urukundo rwashize nta kindi kijya kibaho, habaho urwango, gutungana intoki. Urwango rero iyo ruje, Adamu yahise avuga ngo ni wa mugore wampaye, kandi imbere Imana ikimumuzanira yari yavuze ngo aka ni akara ko mu mara yanjye n'igufwa ryo mu magufwa yanjye. Ariko Imana ibajije ngo niki cyabaye, urukundo rwari rumaze kuva muri Adamu, yahise avuga ngo ni wa mugore wampaye. Ni ukuvuga ngo urwango ruhita ruza aho urukundo rushize. Inyungu rero bene data nuko iyo tutabungabunza urukundo ngo turugumane, nta kindi kiza hinjiramo urwango, kandi urwango rutera ibicumuro hejuru, ariko urukundo rubabarira ibyaha byose. Ndumva ari inyungu ikomeye. Icyizera, kwizerana, kandi urukundo rugakomera, kandi mugasangira ibyishimo n'umunezero w'urugo. Ndagira ngo muri icyo mperutse babwire ko kubw'urukundo rumenyekanishijwe, musangira n'imitungo, ntimubika kwinshi mutabibwiranye, nta rwikekwe ruba hagati yawe n'uwo mwashakanye, nta zindi nshuti zivuka hagati ya mwembi. Kuko urukundo iyo rwamenyekanishijwe neza, mugacurangira n'indirimbo ibanezeza mwembi, buri wese akayereka urukundo muri ya mvugo yumva, nk'uko twamaze kuzivuga zose ko ari 5, bituma buri wese aba inshuti ya mbere ya mugenzi we. Bitavuze ngo nta zindi nshuti muzagira, bitavuze ngo nta bandi bantu muzabwira ko mubakunda, bitavuze ngo nta bandi bantu muzaha impano niba arizo mujya muhana, bitavuze ngo nta wundi muntu w'umugore cyangwa w'umugabo ushobora kugirira nk'ibyo uzikirira umugabo cyangwa umugore wawe. Ariko kuko ibyo byabegeranyije kubera kumenyekanisha neza kandi igihe gihoraho urukundo rwanyu, nta zindi nshuti zishobora kubarutira uwo mwashakanye. Ntabwo mbaruzi, yaba nari mbaruzi mbone nkubone nari kubareba mu maso, nkareba ko
muri kwemeranywa nanjye kuri icyo kintu, kuko hari ikintu numvise ahantu bari gushyingira abagiye kurushinga, numva bavuga ikintu kirantungura, ariko nicyo ngira ngo nsorezeho. Ikintu cyantunguye ni iki bavuze. Haravuze ngo hari abagabo bamwe bajya bakunda bakabwira neza, bagasekera, bakareba mu maso, bakabwira, ndavuga abagabo, bakabwira abandi bagore bakorana ku kazi cyangwa abakobwa bakorana ku kazi ngo dore ukuntu uri mwiza, ijambo ngo adaheruka cyangwa atajya abwira umugore we yashatse. Noneho ngo ukaba wabwira abandi bose, abandi bakobwa, abandi bagore, ibintu bibasetsa n'urwenya n'amagambo meza, ariko urugo ujya utahamo n'umugore mujya murarana udashobora kumubwira icyo kintu. Narivuze ngo byarantunguye, ariko simvuze ngo ibyo bintu ntibibaho, nibyo bibaho ku bantu benshi, kubera ko bagiye bafifika utuntu twinshi, bagiye basitaranaho ku tuntu twinshi, bagiye bahishanya utuntu twinshi, turirundanya kugeza ubwo hari igikuta kitari icy'amatafari cyangwa borokisima cyangwa ibiti hagati y'umutima we n'uw'umugore we, mu buryo ajya yumva ko amuryarya namubwira ngo aramukunda ku mugaragaro, kubera ko hari icyo kintu. Umuntu utajya ubwira umugabo we cyangwa abwira umugore we ko amukunda, tutavuze ngo imvugo niyo yonyine, cyangwa ngo amukorere ikintu ko amukunda, ariko akabikorera abandi, nubwo yaba umupasitori we. Nari ngize ngo turangirize aho tubabwira ngo nimugende musubiremo, mwongere mwicarane, mubwizanye ukuri, niba hari aho mwahishanye cyangwa mwagiriranye amakenga kubera utuntu wakoze tubiri dutatu wanyatazi, utumubwire, mwihananeho. Aho ko ndabwira abakijwe n'abadakijijwe, iby'urugo simba ndi kubwira abarokore gusa, ndi kubwira wowe mucuruzi ujya wirirwa ahantu ukora ku mafaranga uyasangira n'abantu, ndabwira wowe mushumba uba mu masengesho no mu ngendo, ukagaruka rimwe na rimwe, ubundi ukajya mu manama y'umurimo, utagira igihe cyo gutega amatwi no kuganira no gutindana n'umufasha wawe. Ndabwira abantu bakora imirimo mu rwego mpuzamahanga ngo murebe neza mutazagurisha umugabane w'urugo mugakunda abandi bantu batari abagore banyu. Ndabwira n'abaprofeseri, mbwire n'abapolitisiye, mbwire n'abasirikare, mbwire abantu, mugire ibiganiro byinshi by'uburyo bwinshi, mumenye, mwirinde mutazagurisha umugabane w'iwanyu mukawugurisha ku bandi bantu, aribo mwitayeho, aribo mufashe neza, aribo mubwiye neza, aribo mutindanye. Mwirinde, ndiko nababwira ngo ni umugabane ukomeye w'urugo niba utagenzuye neza aho utinda n'abo mutindana, n'ibyo ubabwira, n'ibyo ubaha, udashobora guha mugenzi wawe, udashobora kubwira mugenzi wawe. Niba ubikora utyo wamaze kugurisha umugabane w'iwawe, kakurya Esawu yabikoze. Ndagira ngo mutagurisha imigabane, kuko uwo mwashakanye niwe mukunzi wa mbere, uwo mwashakanye niwe mukwiye kuvugana kenshi gashoboka, uwo mwashakanye niwe mukwiye kubwirana imvamutima, uwo mwashakanye niwe mukwiye guhana impano zibanezeza mwembi, uwo mwashakanye niwe mukwiriye kubana no gusangira umubiri wanyu ukaba umwe aho gucana inyuma.
ibyo bizabaha amahoro, bizaha amahirwe n'abana banyu kuyabona ayo mahoro, kandi Imana ibagirire neza. Imana ibafashe mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Amen. Reka nsenge gatoya. Mana yanjye, uri Imana y'abarokore, ukaba uri umwami w'abarokore, ukaba n'Imana ya bose. Abatarakwemerera kuba umwami ngo ugenge imitekerereze yabo, ugenge n'imivugire yabo, ugenge n'imikorere yabo, ugenge n'imibanire yabo n'abo bashakanye, abo nabo turabasabiye Mana ngo bamenye ko kutagira umwami uzi ibyo, uzi amabanga yacu nkawe Mana, bituma tuba indaya, bituma tujyana urukundo rwacu ahandi. Ariko dufashe Mana, ufasha abatwumva, ugirire neza abatwumva, kugira ngo bakugarukire, kugira ngo bakwemerere, uganze ubugingo bwabo, kugira ngo ubone uko ubafasha gukora ibikwiriye, ngo bakomeze imibanire na bagenzi babo, imibanire izakomeza urukundo. Ubuntu bwawe bubane na bose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen.